yewe nagiye ninjira mu rugo kwa Samusuri njya gukorayo ibara yego amabara ntago baho ibara noneho mu gitondo mbyutse mbyuka njya gusesera mu gipangu nyuma mwitana Kanyonge arambwira ati wikanze ikinyagahe wese wikanze iki rankanga wowe uranca mu rugo Samusuri kandi ubwo yari yamaze kumva ko ndimo akantu ni nako abantu benshi bazwe ivuatire yanjye dore ngiriye nushaka uze kugenda nawe yifotore ngenda nicaye icya kane nawe ubwawe tubicaranye so abantu badukurikiye ntacyo nabura ntacyo nashaka ngo nyibure kubera sike nta nubwo ikindi cya gatanu ngomba kwitwara nk'umupfana. Twongeye kubaha ikaze rero, twongeye kubasuhuza kuri Rukumbi TV. Ni bya biganiro byacu bigenda ari akagaruka, ari ama episode kandi subscribe ukande kukazogera ibiganiro bibonera igihe, hanyuma ukande kuri like kandi ushyire n'igitekerezo cyawe muri comment kandi usangize n'inshuti n'abavandimwe ibiganiro bya Rukumbi TV kugira ngo tubashe kwagura umuryango mugari. N'ubundi rero nkuko dusanzwe tubikora tugenda tubatumirira ibyamamare, tubashakira ibyamamare, tubashakira abantu bafite CV cyangwa bafite amateka mu myidagaduro, mu muziki, muri sinema, mu byiciro byose bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umugabo muri kureba kuri kamera za Rukumbi TV. Uyu mugabo witwa Nyagahene. Nyagahene muramuzi. Nyagahene tuguhaye ikaze kandi wicara ugubwe neza. Murakoze cyane. Nyagahene rero muramuzi, mumuzi muri sinema, muramuzi kuva kera, nanjye muzi kuva kera cyane. Yagiye akina sinema zitandukanye, yakinanye n'abakinnyi batandukanye, afite amateka yarayubatse. Uyu mugabo yakoze izina rwose muri iyi sinema. Agiye kudusangiza urugendo rwe rero muri sinema. Sinema yayitangiye ryari kugeza uyu munsi yamugendekeye gute? Nyagahene umaze igihe muri sinema wayitangiye ryari? Sinema mbere ntabwo byitwaga sinema. Yari nka théâtre. Yego. Bayitangiye mu 2002. Ya mbere twatangiye yitwaga ntawe umenya aho bwirageze. Yego. Ariko kubera ko niyo yari ya mbere kandi igaca kuri televiziyo y'igihugu. Itarabarabiye televiziyo nyarwanda ari televiziyo Rwanda. Televiziyo Rwanda. Noneho icyo gihe abantu ntabwo bari babisobanukiwe neza, bakabibona nka théâtre, bakabibona nka ariko sinema yaje iza gake gake. Abakinnyi mwakinanaga icyo gihe ni bande? Ese bo baracyabirimo? Baracyabirimo usibye bamwe wenda bagize izindi gahunda bajyamo. Ariko navuga nka Kanyombya aracyabirimo, Samusuri aracyabirimo, Nyirangenda aracyabirimo, Nyirakanyana nawe nuko aracyabirimo, Mukarujanga aracyabirimo. Twari timu y'abantu benshi ariko abenshi baracyabirimo usibye Nyirakimonyi Imana imuha nawe aracyabirimo. Burya umwuga iyo umuntu yakoze akantu agakunze kugira ngo kamuvemo biba bigoye. Na Nzovu n'abandi nyina wa Mbogo. Nyagahene filime yaba yarakinnye bwa mbere yawe yibuka iyo ari filime yarakinnye bwa mbere yitwaga Haranira Kubaho. Ubu ngubu ujya uyireba ukareba mu ibyo bihe uko mwakinaga sinema cyangwa se ibyo wise théâtre, ukareba n'ibyo ubu ngubu n'uburyo mukina ubu ngubu, itandukaniro riri? Itandukaniro riri mu bice navuga nka bibiri. Icyo gihe cyacu dutangiye yabaga bigoye kubera ko ugomba gukora repetition
ariyo rehearsal mu cyongereza, ugafata mu mutwe kugira ngo ijambo wategwa wavuze ongera usubiremo. Ariko uyu munsi bwo biroroshye, ushobora gushinga kamera imwe hariya indi hariya, niyo ngombwa gusubiramo kenshi. Noneho rero iyo uyu munsi urumva nyine bamaze no kubivuga biroroshye cyane kuko bitewe n'iterambere. Mbere twakoreshaga ama VHS. VHS ni ya makasete manini, ugashyira mu kamera nini kugira ngo uzayijyane muri studio. Urumva twari tukiri muri analog, ariko turi muri digital. Ugashyiramo memory card ugashyira muri computer tayari ukayitinga. Uyu munsi niba ushutinze uyu munsi, ejo ikinyarwanda kikaba kirasohotse. Icyo gihe iterambere rya sinema ryagiye rizamuka kugeza uyu munsi, ese mwatangiye mubona amafaranga? Yego. Mwayabonaga muti? Imbuga nkoranyambaga zari zitaraza ngo dushyire kuri YouTube abantu barebe, duhemberwe abadukurikiye, hanyuma n'abantu bari bataramenya neza, bataritabira ibijyanye n'imyidagaduro, na cyane yuko igihugu cyacu kitariyubaka. Kiriya gihe ubushobozi bwo gukora filime cyangwa se bwo kubona amafaranga muri sinema bwavaga hehe? Ngira akantu nkosoraho gatoya. Igihugu cyari kirimo kwiyubaka, ntabwo cyari kitariyubaka, cyari kirimo kwiyubaka. Okay, sawa. Noneho ibijyanye n'imyidagaduro, leta yacu nziza nayo ikadufasha, tukabona aba sponsors, abaterankunga, aha niyo mafaranga yavaga rero. Uvuga ngo nka caisse sociale, uzi ko ari ikigo cya leta abakozi bizigamiramo, niho twahereye. Noneho dukomeza tubona n'izindi nkunga hirya no hino, amafaranga agenda aboneka. Ariko hari igihe urabona iyo ubyaye umwana, hari igihe umwana ageze imyaka agacupa, nayo akimuhana akazi imvura ihise, ntabwo wagumya wishinga ngo ejo nzabona sponsor. Icyo gihe bisaba ngo nawe utekereze kure, urebe icyo wakora kugira ngo wa muco nyarwanda ugomeze uwusigasire. Amafaranga ayo twagendaga tubona tukayazigama, tukayakoresha, tugakoresha n'ibindi kugira ngo bitibagirana. Ubu ngubu aho sinema nyarwanda igeze, ubona yatunga umuryango uramutse uyikoze nk'akazi, ukaba uri umugabo cyangwa uri umumama cyangwa se uri umuntu ufite umuryango uyoboye. Birumvikana iyo tuvuze umuryango ni umugabo n'umugore n'abana n'abandi bagushamikiyeho cyangwa n'inshuti zishobora kuba zagukenera. Ubona filime yatunga umuryango cyangwa se sinema muri rusange, ubona yatunga umuryango ukabaho nta kindi kintu, nta handi hantu ufite ukura? Mu by'ukuri kubera ukuntu iterambere aho rigeze, urabona nka za YouTube channels, cyane cyane abakurikira YouTube channel Rukumbi TV, yego, bitewe n'abantu bagukurikirana bakureba, umuryango wawe wabaho cyane. Urumva ko ya sinema, yaba ikiganiro, yaba indirimbo washizeho byagutunga. Sinema ubu rwose nta mpungenge, ushobora kuyikora nk'akazi ikagutunga cyane rwose. Mu gihe imyaka yose umaze muri sinema nyagahe, bwira abadukurikira wenda udusangize icyo waba warayikuyemo ku buryo byanatuma n'abandi bantu bayitekereza kuyijyamo, noneho bagira kuraje yo kuyijyamo. Ubundi ikintu cya mbere, sinema ngewe yangejejeho yatumye isura yanjye imenyekana. Yego, ni icya mbere.
abayimenye nibo mpa agaciro cyane kurusha ibindi materiel ibikoresho nabo nabikuyemo. Icya gatatu ivoiture yanjye dore ngiriye nushaka uze kugenda nawe yifotore ngenda nicaye. Icya kane nawe ubwawe tubicaranye. So abantu badukurikiye ntacyo nabura, ntacyo nashaka ngo bibure kubera nta nubwo. Ikindi cya gatanu ngomba kwitwara nk'umupadiri, umukristo nkakunda abantu, kuko isaha n'isaha umva nyura hano bati dore nguriye, nyura hariya bati dore nguriye, ni ukuvuga ngo ni ukwitwara. Kuki uvuze kwitwara gipadiri utakwitwara gipasiteri? Nabyo biri urumva. Aho ngaho utumye nkubaza ikindi kibazo. Nyagahene agira umutambukanyi cyangwa umufasha? Iyo uvuze igipadiri ubwo urabizi abapadiri duhita twumva ko ari ba bantu badashaka abagore, batabyara, batashaka kugira urugo. Ariko se Nyagahene ubwo bitumye nkubaza icyo kibazo, ugira umufasha cyangwa uwo mwubakanye? Ndi umuseribateri. Uri umuseribateri? Nyagahene ufite imyaka ingahe? Keretse ahubwo nkubwiye igihe navukiye nawe ugahita ukora imibare ukayimenya. Hanyuma Nyagahene nkuzi kera cyane pe, nkuzi kera cyane rwose muri sinema bikitwa théâtre. Uretse sinema waba warakoze, hari akandi kazi wigeze kuba ukora, cyangwa hari indi mpano yindi ufite, cyangwa mbere yo kuza muri sinema hari ahandi hantu wabanje kunyura? Iyo uvuze impano rero mpita nkubwira ko burya umu artiste ari umu artiste. Yego. Yenzi gushushanya. Nk'ubu nkawe isura yawe none aha ngaha nahita nishushanya nkayiguha ukagenda uyijyana. Akazi nagiye nkora ni kenshi, nagiye nkora mu nganda zitandukanye, ntabwo nazibuka, mvuze zimwe nkazibagirwa, ntabwo byaba ari ikibazo. Okay. Birumvikana ko wakugiye ukora ahantu hatandukanye, ariko nigeze no kumva bavuga ko waba warigeze kuba umwe mu ngabo z'igihugu. Burya iyo umuntu afite icyo aharanira, yego, yiharanira none se igihugu cyawe utagiharaniye urumva byagenda gute? Nabaye we burundu. Na n'ubu ngubu ndacyariho. Na n'ubu uracyariho. Kuko isaha n'isaha hagize umuntu utera igihugu cyanjye cy'u Rwanda, najya ku rugamba nkabarwanya kugira ngo tubone amahoro cyane. Hanyuma iyo ubona iriya ntambara ya Kongo bagenda bavuga mu Rwanda, Nyagahene nk'umuntu ukurikirana amakuru cyangwa se uzi amateka y'igihugu ndetse n'ibihugu bidukikije, iriya ntambara ubona izarangira? Niba izarangira ubona izarangira itizarangizwa nande? Iyo intambara yashojwe ubundi igomba kurangira byanze bikunze. Uzayirangiza simuzi, ariko niba intambara yatangiye yarwanwa, bamwe bakahatakariza ubuzima, abandi bakarokoka. Yego. Ariko uvuze ngo izarangizwa nande, ngaho rwose naba nsinzwe pe, sinamenya izayirangiza ngo ninde. Cyane cyane ko n'abarwana baba baharanira uburenganzira bwabo. Nyagahene, ninde muntu ushimira wagufashije mu rugendo rwa sinema? Ndashimira Habyarimana Charles, ko niwe wari umwanditsi, dutoza, akaduha transporo, akatwereka ukuntu bigomba kugenda. Yego. Hari uwo waba ugaya se, waba unenga, waba yaragutengushye? Oya, nta muntu nagaya, kuko twese twari abanyeshuri, ni nko kujya ku ishuri. Kandi tugakorana neza, tukiga, tugakora ibintu bigakundwa, abantu b'Abanyarwanda bakabikunda n'abanyamahanga. Mu bakinnyi bose tuba turi kumwe ntawe nagaya. Mperutse kubona umugabo bita Kiramani agushyira muri timu ye, Kiramani Empire. Uracyayikinamo? Kiramani ubu ngubu twabaye nk'abasubitseho gatoya, ariko nidusubukura tuzajyayo.
ko ntabwo yanyirukanye, nta kibazo yigirira w'abandi, umugabo mwiza, nzajyayo nongere nyine. Ubu ntaho uri gukinira se ku buryo abakunzi bawe bashobora kuba babona ibihangano byawe, noneho abagukunda baba bashaka kumenya ibikorwa byawe bya buri munsi, ubu ni hehe waba uri gukinira? Usibye ko hano ari mu kiganiro Rukumbi TV, uyu nawe ni umukino, n'ubu turi muri sinema, ubu naho turi muri entertainment. So ni ukuvuga ngo ahantu nkinira ni henshi, singiye kuvuga hamwe ngo nibagirwa ahandi, gusa abakunzi banjye cyangwa n'abandi bankurikira barabizi, aho bankura barahazi. Ahubwo mbonereho umwanya wo gusuhuza Nyabitanga, ko nawe turakorana n'abakazi yake n'abandi yandi ba Fiston, ni benshi, ba Nyirakanyana nkubona ndakumena ijisho. Ibyo nabyo birimo se? Nabyo birimo. Oya, no gutebya ntabwo nabikora, simba nakora igihe kose. Oya, ntabwo wabikora, birumvikana, muraziranye nabo, iyo nibabibona ntabwo bazabyumva ko ari ibyo ugomba gukora, barabizi ko uri umu artiste cyane. Oya, barabizi, kandi nawe niba dukurikiye yahita nawe akorera comment akavuga ati nanjye ninkubona nzagukubita urushyi. Mu bakinnyi bose mwakinanye, umuntu waba waragukiniye neza ukavuga uti wenda babahurije nko muri role imwe, wenda dufata urugero, umwe ni mabuja wawe cyangwa ni databuja wawe, cyangwa se undi umwe muri gukorana akazi runaka, umuntu mwaba mwarakinanye akagukinira neza ukumva biragushimishije kandi bikanagira n'icyo bihindura kuri kariyeri yawe? Ninde? Nyirankende Nikuze Marie Louise. Nkubwiye ngo uduhe nk'agace gato kuko mwakinanye ukumva kagushimishije, ntibyaba bigoranye? Nubwo hashize imyaka myinshi ariko nakakubwira. Reka mvuge Nyirankende na Kanyombya, ko nibo babiri. Yewe nagiye ninjira mu rugo kwa Samusuri, njya gukorayo ibara. Amabara ntabwo babaho ibara. Noneho mu gitondo mbyutse, mbyuka njya gusesera mu gipangu nyuma, mwitana na Kanyombya arambwira ati wikanze iki Nyagahe? Wowe se wikanze iki? Urankanga wowe, uranca mu rugo uri Samusuri. Kandi ubwo yari yamaze kumva ko ndimo. Akantu ni nako abantu benshi bazi. Ariko nanjye hari akandi kantu nakunze kujya numva ngo ugize ngo iki Nyagahe? Wikanze iki? Ni wikanze iki buriya? Okay, birumvikana, ibintu byiza cyane rero kabisa. Hanyuma ni nk'amafaranga angahe waba warafashe muri sinema? Ni iyihe sinema yaba yarakugiriye akamaro karinda naho ugura ivatiri Nyagahe? Kiye ko bura bintungu singiriya se. Ni ukuvuga ngo urabona ko iza hano mu gihugu cyacu twari turimo gutera imbere gake, ntabwo wahita ubona amafaranga menshi ku buryo wagura ibyo ubonye byose, cyangwa se ngo ibigutunga byo wabibona, ariko ibindi by'ikirenga ntabwo wapfa kubibona kubera amafaranga bakiri makeya. Amafaranga menshi nakinye sometimes Nepo, nkina Endi Masha Kigali, nkina Shake Andrews the Devil, nkina le jour où Dieu est passé est allé en voyage. Izo uko ari enye ambaye amafaranga afatika, singiye kuvuga umubare wayo bataza kumenya. Abakunzi ba Rukumbi TV rero twari kumwe n'umugabo Nyagahene, icyamamare muri sinema, umuregenti muri sinema nyarwanda, adusangije amateka ye mu rugendo rwa sinema.
Nyagahene rero reka tumushimire. Nyagahene twongera kugukenera wenda tugira ikindi kintu dushaka kukubaza kuri yaba ari ku buzima bwawe bwite cyangwa se muri sinema, kuko n'ubu uracyayirimo irahora itera imbere, kandi uko itera imbere uraterana nayo imbere. Tuzongera tuguhamagare. Turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu kuri Rukumbi TV. Hanyuma niba hari ubutumwa wagenera abanyarwanda cyangwa se hari akandi kantu wumva k'umwihariko wabwira abanyarwanda cyangwa abadukurikiye, umwanya n'uwawe tugasoza. Murakoze cyane. Abadukurikiye kuri Rukumbi TV, akantu kamwe gusa nkunda kuvuga kandi nkabigarukaho: mukunde umuco nyarwanda, usigasire kugira ngo utazatakara. Ikindi kandi tubijeje ko tuzajya tubakorera ibintu byiza, kandi cyane bizajya bica kuri Rukumbi TV, kugira ngo mususuruke, muruhuke mu mutwe, mumererwe neza, n'abana batoya bazaze babimenye. Dusigasire umuco wacu, tuwukunde. Ibindi subscribe, share nk'uko umugabo yabivuze, na comment. Hanyuma ciao, murakoze cyane. Turabashimiye abakunzi ba Rukumbi TV. Ibiganiro byacu ni akagaruka.